mu gihe kirimo hibazwa niba indirimbo yitwa Pom Pom ya Bruce Melodie yakoranye n'abarimo Diamond Platnumz ndetse na Joel Brown niba irakuraho agahigo. Indirimbo yitwa Why Diamond Platnumz yakoranye na The Ben kuko indirimbo yagize views miliyoni mu gihe gito cyane, kuko indirimbo Why The Ben yakoranye na Diamond Platnumz yujuje views miliyoni mu gihe kingana n'amasaha 37 iza ikuye kono gahigo ikari gafitwe n'indirimbo Mavo ya Meddy yujuje views miliyoni mu gihe kingana n'iminsi 2 yonyine. So mu gihe rero abanyarwanda benshi bakomeje kwibaza ibyo bintu ndetse n'igereranywa rya The Ben ndetse na Bruce Melodie, igitangaza rikomeza gufata indi ntera. Madamu Uwicyeza Pamella mu masaha 8 ashize yikojeje kuri story ye yerekana ko nta mutima mubi afite ndetse n'ibintu by'imandi abatabihagazeho, arangije yishyiraho akavideo ari kumwe n'inshuti ziwe barimo bibyinira indirimbo Pom Pom ya Bruce Melodie yakoranye n'abarimo Diamond Platnumz ndetse na Joel Brown. Bibutsa ko niba ari shop ujya kuguriramo imyenda ukaburamo imyenda wifuza, menya ko uwo muntu kwambika atarasobanukirwa aho abandi barangurira imyenda yose igezweho. Kwa Tiger Style no hantu honyine mu mujyi wa Kigali baranguza imyenda yose igezweho kandi ku giciro cyiza cyane. Bacuruza mwese rero mwifuza kurangura imyenda myiza kandi igezweho, mugane Tiger Style akorera Mateus mu mujyi wa Kigali, cyangwa se umwandikire ku mbuga nkoranyambaga zose yitwa Tiger Style, kandi ushobora kuba wamuhamagara kuri iyo nimero uri kubona kuri screen ya telefone yawe. Njyewe ndi Mideli w'Abanyarwanda.